reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babizaza TV Rwanda, reka tubifurize ikaze kandi kubyo mukoro byose ibyo mwanyuramo byose. Nigeze kubabwira ko umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Umuryango kandi ubugizwe n'umugore n'umugabo, umuryango ubugizwe n'abantu. Iyo umuryango udafite ibyo byose ntabwo umuryango uba wuzuye. Kandi umuryango mwiza, umuryango ubana byemewe n'amategeko, n'umuryango kandi uba ugomba kubana maze amategeko n'imbere y'Imana iyo bibaye ngombwa, kuko ni byiza cyane kandi bifasha buri mu wese uri mu bagize umuryango. Nitwa Eric Nshimiyimana, umugabo rero ushyira urusenda mu gitsina cy'umugore we kugira ngo aryoherwe n'imibonano mpuzabitsina igihe agiye kubaka urugo. Ni inkuru isa naho ibabaje, ni inkuru y'akasamutwe, ni inkuru garuka n'ubundi kwihohoterwa rikorerwa umugore. Muri buze kumbwira muri komenti niba koko ari ngombwa ko umugabo yashyira urusenda mu gitsina cy'umugore kugira ngo akore imibonano mpuzabitsina neza. Ese abize siyanse namwe mwasomye ibitabo bitandukanye ko muzi ko urusenda kenshi rurimo acide kandi n'urusenda ruryana, warushira mu maso, wawushira mu kanwa, wawushira mu byo kurya, uko byagenda kose rufite acide, ruri toxic cyane, ngaho ibaze kuba rujya muri sex y'umugore. Murabizi ko isuku y'umugore niyo bavuze ko n'isabune itagomba kujya muri sex y'umugore, ngaho ibaze no kumva umugabo ashira urusenda mu gitsina cy'umugore we. Nakubwiye ko nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda. Uri mu Rwanda mu ntara zigeze muri enye, uri mu turere kuri 30 mu karere k'Iburasirazuba cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari: u Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Mbifurije ikaze mu byo mukora byose. Umugabo rero ushyira urusenda mu gitsina cy'umugore we kugira ngo aryoherwe n'imibonano mpuzabitsina. Umugore we rero wo muri Zimbabwe mu mujyi wa Harare, Joyce Galikayi, yagejeje imbere y'urukiko ubuhamya buteye ubwoba kwihohoterwa yakorewe n'umugabo we babana. Jack rero Mukandwe, umushinjacyaha amushinja kuba amukorera ibikorwa byamugizeho ingaruka zikomeye cyane ku buzima. Uko byagenda kose ni ikindi gikorwa cy'ubunyamaswa, ariko kuko umugore rimwe na rimwe ibihugu bitandukanye bidaha agaciro umugore naho yareka, none yagizeho aratura avuga ukuri kw'ibimuberaho. Mu rukiko rero rw'ivugururamanza muri Harare, Joyce yasabye itegeko rimurinda ihohoterwa, avuga ko kandi ko umugabo we yakoresheje urusenda mu mibonano mpuzabitsina yabo, bikamuviramo kandi uburibwe bukabije cyane ndetse no kwishimagura bikomeye, byaje gutuma yitera ibisebe bitandukanye. Mana yanjye, ntabwo mbizi uri kumva iyi nkuru ukuntu uri kubikurura, ariko njye ndimo ndabikurura. I'm taking this as serious. Hakunda ufite igisebe, umuntu akavuga ngo reka nshiremo umunyu, reka mushiremo umunyu kugira ngo ukire womoke. Noneho could you imagine, uyu ni umugore witwa ko noneho wabyaranye cyangwa se ubana n'umugabo we, kujya gukora sex agashyiramo urusenda. None umbwira ukuntu iyo sex y'umugabo cyangwa se icyo gitsina gabo agiye kugishyira muri sex y'umugore we. First of all, umugore marababara, bishoboka ko hari n'ibindi binyakorerwaga kumuhambira ndetse kumurestraininga, uko bafata inka, bafata imbwa, bafata ihene kugira ngo bayifate kugira ngo bayivure. Nyeka ariko nabyo n'uyu mugore yakorerwaga. Sinzi niba uri kubikurura, ariko urumva ko bisa naho bigoye cyane. Mu rukiko rero yagize ati, ibyo ankorera byangize ingaruka ku myaka yanjye, ku myanya yanjye y'ibanga. Nta gihe ntishimaguye kubera urusenda akoresha ngo arimo kuzamura urukundo rwacu. Iyo mbyanze aransuzugura
akambwira ko ari imigenzo y'igitsina cye ari uko igitsina cye kimeze n'imigenzo y'uyu mugabo uko ateye. Jackie ntiyahakanye ibyo ashinjwa, yemera ko yabikoze abisabwe n'inshuti ze zavuga ko byongera ubushake mu mibonano mpuzabitsina. Ubucucu cyane, ubukoriki buri hejuru cyane. Nganyumvira nawe ibyo murangarukaho, ni gute wambwira ngo urubaka urugo kubera inshuti zawe zakubwiye ngo ukora ibi, ngo unyura muri ibi ngibi? Ni ibintu biri shabi, ni ibintu biteye ishozi. Jackie kandi uko mu rukiko ntigeze abihakana, yabyemeye. Uretse ibi kandi Joyce yanashinje umugabo we kumukubita insinga z'amashanyarazi, kumukubita akanamubabaza cyane ku buryo byagezeho uburyo mu rubanza babuze icyo bakora, babuze kandi ibyo bavuga kuri uyu mugabo muri rusange. Uko kumushinja kumukubita, amukubita insinga z'amashanyarazi, kumukubita kandi imbere y'abana babo babyaranye, ndetse no kugira imyitwarire idasanzwe yo gukuraho amabati y'inzu igihe cyose yabaga yarakaye, akajya hejuru y'inzu agasakambura inzu cyangwa se agasambura inzu agakuraho amabati. Bityo urumva ni ihohoterwa rirenze ukwemera cyane abagore mu bihugu bitandukanye baba bagenda bakorerwa hirya no hino hatandukanye. Mu kwanga kandi gukomeza kubaho mu bwoba bukomeye cyane, yahisemo gusubira iwabo, ariko avuga ko Jackie yakomeje kumushakisha ndetse no kumuhiga bukware ku buryo yari afite umujinya ko yamubona yanamwica akamukura mu isi y'abazima. Mu rukiko kandi Jackie yasabye imbabazi ku bikorwa bye, avuga ko ari umuntu ugira amahane, ariko ko ashaka kwiyunga n'umugore we ngo gukomeza urugo rwabo ndetse n'urukundo rwabo rwakomeza, ngo aramukunda. Nganyumvira nawe, mbwira ukuntu wakorera umugore wawe ibintu nk'ibi, rero warangiza ukajya hagati y'urukiko y'abantu n'imbaga y'abaturage muri Zimbabwe ukavuga ati jyewe Eric Nshimiyimana umugore wanjye ndamukunda, bamukora ibi n'ibi 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 uko mukunda. It's shabi, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye ishozi abanyarwandakazi. Niba hari undi muntu wabuhohoterwa gutya mu Rwanda, ntabwo ari byiza, wakatura ukavuga. Joyce kandi we yagize amakenga, avuga ko ashyira imbere umutekano n'ubuzima bwe, byo gusubirana n'uyu mugabo bisa naho bigoranye. Nanjye ubwanjye sinasubiranayo, sinagenda. Urukiko kandi rwafashe umwanzuro wo gutanga itegeko rimurinda, rushimangira ko Joyce agomba kurindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Ngibyo rero ibyabereye muri Zimbabwe, igihohoterwa umugore akorerwa buri munsi, ubuzima bwe rwose buba busa naho buri mu kaga ka buri munsi. Banyarwandakazi, nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda. Ukomeza ukore subscribe, ukoresha mu biganiro byacu na documentaire tubagezaho bya buri munsi. Nibikunda ukomeza ukore subscribe, maze ibiganiro byacu byikugeraho umunsi ku munsi. Nindi niguza na gutaha.